ubwoba biva mu ijuru byoherejwe n'Imana, si wowe byagenewe. Ibihe biruhije amaso y'abantu benshi areba, si wowe byagenewe. Wirinde kwigana imigenzo y'abapagani, kuko ibiteye ubwoba byoherezwa bivuye mu ijuru nk'igikoresho cyo kubahinda kugira ngo bave mu ngeso zabo mbi bagarukire Imana. Ururimi rwawe nujya kururambura, ntugapfe kururamburira abo ubonye abo ari bo bose, abo uhuye nabo abo ari bo bose, kandi mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibiganza byawe ntukabiramburire, ntukabitegere abo ari bo bose. Amaso yawe ntukayemerere guhereza abo ari bo bose ku bintu ibyo ari byo byose. Turabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Burayi ndetse n'ani wacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Ni Pastor Theogene ku gicaniro Kibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyamahanga. Uyu munsi rero dufite ijambo rikomeye cyane tugiye kuganira, ijambo turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 10 uhereye ku murongo waho wa 2. Ese iri jambo riratubwira iki? Mwene data, ndagusaba ko amaso yawe wayarinda kujya hweza cyangwa se akanura, ngo yongere ahumbye, yongere akanure. Ubwo bivuze ngo ntabwo ari byiza ko amaso yawe ahweza ku bintu ibyo ari byo byose. Guhweza ni nk'uburyo bwo gukomeza kwitegereza, ni nko gushaka gushishoza. Amen. Udakoresheje ubwonko gusa, ahubwo ukoresheje n'imboni z'amaso. Ntabwo rero ibintu byose ubonye ari byiza kubishishozaho. Hari ibintu uhita ubona icyo biri cyo imbere ubirebeye inyuma. Ntabwo ari byiza ko ibyo bintu rero ubitaho umwanya. Kubera iki? Kuko wowe uteye ukwawe, uri ubwoko buteye ukwawe. Ibyo ukora bikwiriye kuba bisa n'uriwe. Amena. Ibyo uvuga bikwiriye kuba bifitanye isano n'ibyo ukora. Bwana sifiwe sana. Ibyo urya bikwiriye kuba bifitanye isano, haleluya, n'ibyo utekereza. Imana ishimwe cyane. Ese amafunguro yawe aturuka mu bitekerezo byawe cyangwa aturuka mu bitekerezo by'abandi? Ese aturutse mu bitekerezo by'abandi, iyaje ugiye gutega ibiganza, ntabwo ubanza kugira icyo witaho, ahubwo uhita ucakira. Bwana sifiwe sana. Navuze ngo ukwiriye kureba uriya muntu, ariko ukimara kubona uwo ari we inyuma, ntabwo ari ngombwa ko wirirwa uhweza. Amen. Ubundi gutindana na Satani, iyo wigaraguye, iyo unyereye mu kiziba, ibyo biba bihagije. Iyo uri umugabo ufite imbaraga, uhita wiramira. Kuko iyo utiramiye ukagwa hasi ugashyika muri cya kiziba, ukigaraguramo, kandi iyo ukigaraguyemo kirakwanduza. Mwene data, reka dusangire iri jambo ry'Imana, kandi nizere ko riri budufashe. Twavuze ko ari ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 10 uhereye ku murongo waho wa 2. Ubundi twumve icyo ritubwira. Uku niko Uwiteka avuga ati: ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga, kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imana ishimwe cyane.
uku niko Uwiteka avuga ngo nimukigane imigenzo y'abanyamahanga, ngo kandi nimugaterwa ubwoba n'ibimenyetso biva mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Reka twongere dusome. Uku niko Uwiteka avuga ati nimukigane imigenzo y'abanyamahanga, kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijoro, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imana ishimwe, turimo turabuzwa. Amen. Nakubwiye ngo Imana iragushakaho ko amaso yawe adakwiriye kureba ibyo abanyamahanga bakora, hanyuma kwaguweza ko guhita kohereza ku bwonko. Amen. Ibyo bintu ntabwo Imana ishaka ko wowe, niba amaso yawe abirenze, amaboko yawe abikora, ubwonko bwawe bubikora. Haleluya. Nimukigana imigenzo y'abapagani, nimukigana imigenzo y'abanyamahanga, nimugasangire nabo, nimukakorane nabo. Ntabwo ari ukudasangira ibyo kurya bisanzwe by'umubiri, ahubwo ni ukuvuga ngo ya mico n'imyitwarire yabo idashimwa n'Imana, ubwo amaso yawe ayirebye, ntabwo wemerewe gufata ya mico yabo ngo uyicaze ku ntebe y'umutima wawe. Asifiwe sana. Ntabwo ari byo. Kubera yuko ibyo nutabikora uzagira umugisha, ibyo nutabikora uzabona amahoro, ibyo nutabikora ibizatera ubwoba abanyamahanga ntibizagukange. Ariko ahantu kuri uyu murongo wa kabiri hari ikintu gikomeye cyane. Abantu batewe ubwoba n'ibiteye ubwoba biva mu ijuru. Ariko nakubwira ngo niba ugendana n'Imana, niba udakora ibyo abanyamahanga bakora, niba ibirenge byawe warabishinguye mu kiziba cy'abanyamahanga, ndagira ngo nkubwire ngo ibi biteye ubwoba biva mu ijuru. Si wowe byagenewe. Iyi miyaga si wowe yateganirije kubona bihenze, si wowe byateganirije kubona bimeze gutya, si wowe byateganirije, ahubwo byateganirijwe abanyamahanga, abanyabyaha, kugira ngo ubwabyo bibahinde. Reka ze twumve impamvu yaje. Gatatu havuze imigenzo y'abo bantu ni ubusa. Ya migenzo y'abanyamahanga ntukwiye kuyigana, kuko ubwayo ni ubusa busa kandi iteza akaga. Ngo kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji, akoresha intorezo, babirimbisha ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Imana ishimwe. Ibyo ngibyo by'imico by'ingeso z'abanyamahanga ni ubusa, ntidukwiriye kubibamo. Ngo kuko umuntu aca igiti, iyo umuntu yari umuntu yakabaye ari muzima, Imana yaramuteganirije kuba umuntu muzima,
yarangiza akajya mu by'uyu mubiri, bikamuhenda, niko abarundi bavuga, bikamushuka ngo kwa kundi ashyiramo imbaraga, ngo ibishaka kumubuza kugera ku cyo ashaka kugeraho bimuva imbere. Ni nako Imana ikoresha ibiteye ubwoba byo mu ijuru. Mu gihe igiti ari we umuntu wakoze ikibi, nk'uko umubaji atema igiti akakigorora, akagishyiraho iranda, akazana intorezo, akazana imisumari, akazana inyundo, akabiterateranya ngo bitajegajega. Ni nako umuntu ugereranywa n'igiti nyine k'uwo mubaji. Imana imanura ya miyaga nk'igikoresho kugira ngo kibashe gufata wa muntu, kimuhinde, cyangwa se ya mibabaro, bya byorezo, bya bindi biteye ubwoba byo mu isi. Imana ibikoresha nk'uko umufundi afata imisumari, agafata ibiti, agafata ihama, agafata intorezo, akabaza, agahonda imisumari kugira ngo cya giti ari guterateranya kitajegajega, kidakuka. Ni nako Imana igikora ku banyabyaha. Iyo ubonye ibyago bije, wowe niba ya mico, icyo usabwa gusa ni ukureka kwigana ingeso z'abanyamahanga, kuko igihe cyose waziganye, nawe Imana izohereza bya biteye ubwoba byo mu ijuru ngo bikubere ibyo kuguhinda, bikubere ibyo kugusunika, bigukura muri cya kiziba uri kwijyanamo, bikugarure mu gupfuka muyihamagara ngo nyaboneka ntabara. Haleluya. Abantu benshi bumvishwa nuko ibyago byabagezeho. Abantu benshi bapfukama bagasenga kubera yuko baburaye. Abantu benshi bapfukamishwa no gusenga, bapfukama basenga kuko igihugu cyagezemo intambara, cyangwa babona ibinyamakuru biri gutangaza intambara mu buryo bukomeye. Gusa ikintu kibabaje ni uko muri iyi minsi hari n'abantu babishakira ubuzima banyuze ku mbuga nkoranyambaga, bagatangaza intambara zidahari. Ukajya usenga ngo intambara ntizibe, nta n'izihari. Nyamara intambara yo kugendera mu gutungana, iyo udashobora kuyifatira umwanya ngo usenge Imana, intambara itarakubaho, utarakora icyaha, ntabwo ukwiriye gusenga Imana ari uko Imana yaguhannye. Ntabwo ukwiriye gusenga Imana ari uko icyorezo cyagarutse. Ntabwo ukwiriye gusenga Imana ari uko wabuze ibyo kurya. Ntabwo ukwiriye gusenga Imana ari uko bagusohoye mu nzu. Ntabwo ukwiriye gusenga Imana ari uko imbavu zikumereye nabi. Erega ntukwiriye gusenga Imana ari uko umutwe udafatanye n'izosi. Ni ukuri ntukwiriye gusenga Imana ari uko bakureze ugeze mu rukiko. Erega ntukwiriye gusenga Imana ari uko bakugambaniye. Ntukwiriye gusenga Imana cyangwa usengere mugenzi wawe ari uko bamushyize mu nzu y'imbohe. Ahubwo ukwiriye kwirinda imigenzo y'abanyamahanga. Aya masengesho iyo yakoze, ibyago byabaye, nayo ubwayo ahinduka imigenzo y'abanyamahanga. Kuko ni ukuvuga ngo amasengesho usenga wuzuye umubabaro, itarigeze ikubona usenga mu gihe uri guseka, iyita amatakira ngo ntabwo iyita amasengesho, ntabwo iyita ko uyikunda, ntabwo ibona kuri kwishakana umwete. Urabyuka ukarira ngo maze icyumweru cyose senga, maze icyumweru cyose n'imbere yawe, ikakubwira ngo ya sinigeze nkubona. Kubera iki? Ishobora kubivuga itana byatuje akanwa. Amen. Ahubwo wowe ikakwihorera gusa.
urasabwa kubanza kubyihana ukagaragaza yuko utazanywe n'ikibazo kikurimo, ahubwo wazanywe no kuvuga ngo noneho ndahindukiye. Amen. Ngwino ugaruka imbere y'Imana uvuga ati Uwiteka, nabaye warangaye njya mu bintu bidafite umumaro, nibagirwa yuko mfite umubiri. Hari akaririmbo nari ndimo ndandika nimugoroba, hari indirimbo narimo nandika nimugoroba ivuga ngo nubona abantu bakwanze irakwibutsa ko ufite umubiri we. Nubona abantu bakwanze ujye wibuka ko umwanzi ariho. Nubona ibibazo bigwiriye ujye wibuka ko umwanzi ariho. Nubona abantu bakwanga irakwibutsa ko umwanzi ariho. Nubona abantu bakuvugana niyo irakwibutsa ko umwanzi ariho. Nubona abantu bakwanga ikakwibutsa ko umwanzi ariho. Ngaho murwanye, ngaho murwanye, kuko ikwibukije ko umwanzi ariho. Ntabwo nshaka kuyivugaho amagambo menshi kuko iba itaranonosorwa, ariko igihe cyose ubona ibyago bije, akenshi ntabwo bije muterwa ubwoba uri umukirisitu, ahubwo bije ngo Imana ikwibutse ko umwanzi ariho. Ni nayo mpamvu mu kwanga mwene so utakabaye umwanga ushingira ko yakuvuze, utakabaye umwanga ushingira ko yakugiriye ishyari, utakabaye umwanga ugira ikintu runaka ushingiraho, ahubwo wakabaye usobanukirwa ko, haleluya, usobanukirwa yuko umwanzi ariho. Icyo gusa, uko niko gukizwa neza ko mu Kristo. Bwana sifiwe. Iyo ni imigenzo y'abanyamahanga. Iyo uhise utangira ukarira ukaboroga utarihana ngo uvuge ngo ntabwo nakabaye nzi imbere yawe ngutura amarira n'amaganya. Hari abantu bamwe bajya bavuga ngo ntabonye mwirira ryanjye sinzamubone no mu iseka ryanjye. Ngo ntabonye ku gituro cya mama cyangwa ku ishyingurwa rye sinzamubone ku kirori cyanjye. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Buriya Imana itarakubonye mu gihe cy'umunezero, nta nubwo iba ishaka kukubona mu gihe cy'umubabaro. Cyabikoze kuba ko ari inyarukundo, ntikujugunya, ahubwo iravuga ngo ajute. Kuza bifite agaciro, ahubwo ujute. Uraje utangiye kwereka Imana ko uyikunda, uyisenga ubudasiba, kubera ko hari umaze ukwezi usenga. Ariko nubwo umaze ukwezi usenga, waje uzanywe n'iki? Wazanywe n'urukundo cyangwa wazanywe n'umuborogo? Umuntu wazanywe n'urukundo aza mu nzu hasigaye umufuka w'akawunga. Umuntu wazanywe n'urukundo aza ntacyo afite, bitewe n'uko kuva mu itangira ry'urugendo rwe ntacyo Imana yamuhaye. Kandi uwo muntu, urwo rukundo, kugira ngo Imana ikomeze kubona ko yayisengaga ari urukundo, nuko n'igihe umufuka w'akawunga cyangwa umuceri azaba awufite, azaguma akayiza imbere. No kuvuga ngo urumva ngo kera ngo uzajya unyibukira ngo kuyo nasenze, kera wayisengaga kubera ko wari ufite amatsiko
wari umeze nk'uri kubagarira umurima wahinze, imbuto wabibye, sibyo? Ariko mu gihe cyo gusarura ntabwo wongeye guhinga. Umaze gusarura ntiwongeye guhinga. Ibyo wabonye waragiye urahunika, uvuga ati nzatungwa n'ibisi nzongera. Niko kutongera gusenga. Ni ukuvuga ngo ibihe byose rero Imana uyihamagara ireba icyakuzanye. Yazanywe n'iki? Bene data, ijambo rikomeye nababwiraga ndasoje, byari iryo kubabwira ngo Imana nyir'igihugu cy'abera irakuza kugendera, gukunda, guha agaciro, guta umwanya ku migenzo y'abanyamahanga, kuko harimo inyungu ebyiri ku muntu wirinda ibi bintu. Inyungu ya mbere ni uko Imana imuhumuriza imubwira ngo ntukwiriye guterwa ubwoba n'ibiva mu ijuru cyangwa se n'ibikomeye biva mu ijuru. Hanyuma undi muntu nawe ugendera mu migenzo y'abanyamahanga, kandi yaba ari umukirisitu cyangwa se yaba ari umupagani, ariko cyane cyane kuba ari umukirisitu, akaba ari umukirisitu ariko iyi migenzo akayigenderamo, ibimenyetso biva mu ijuru bizamanuka bimuzeho. Nibyo bya byorezo, urumva, nibwo bwa bukene butera mu bihugu. Ibyo biba byoherejwe nk'igikoresho cyo kuza kumusunika ngo ave mu butamenya arimo kugenda yinjiramo. Wowe rero niba utabirimo, ntabwo biriya bintu biva mu ijuru byakabiri gutera ubwoba ngo insengero zafunzwe, none ko ntacyo uri guhanwa uzira kuko ufite ubwoba. Icyo ni kimwe. Ngo ibyorezo ku isi byabaye, ngo ubusenza aho gute? Kubaho ni Kristo. Niba mwarasogongeye kamenye kwagira neza, ngaho mwegere ya ntebe muvuga ibiri ku mutima, muririmbe za ndirimbo zihumure, nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima, hari ubuzima, iyorere, hari ubuzima nyuma y'ibihe, nyuma y'ibicu hari ubuzima. Ibyo bicu rero bikomeye biva mu ijuru, ntabwo ari wowe byagenewe. Kristo niwe buzima muri wowe. Murakoze cyane, ndabashimiye kubera ko mwabanye nanjye, ndabashimiye kuko mwanteze amatwi. Ndagusaba gukora subscribe niba unyumvise kugeza kuri uyu munota ukaba utarayikora. Kanda like kuri iyo video, kora share ku nshuti zawe. Reka ukora ibyo bintu kubw'impamvu. Ubwira Imana ngo uyu muntu nkoze share kuri YouTube kubw'ubutumwa bwiza bukwiriye gusangizwa abandi. Niba ari like, niba ari comment, niba ari subscribe cyangwa se na share, ubikore kubw'impamvu. Kubwiriza ubutumwa bwiza bugera ku bantu kandi bukabakiza. Icyo gihe Imana iraguha umugisha kuko ibona ko hari ibyo wumvise muri video amaso yawe cyangwa ubwonko bwawe bwabyakiriye bitewe n'ibyo ugenda wumva hirya no hino, bityo udushyigikiye kugira ngo tuvuge cyane bigere kure. Imana idushigikiye, ubundi abantu babimenye. Ntimuterwe ubwoba n'ibihinda biva mu ijuru. Murakoze cyane.